Reka nongere mbasuhuze mwebwe mwese abakurikira amakuru atandukanye anyura kuri uyu muyoboro. Ndizera ko mumeze neza, ndizera ko weekend mwayinjiyemo neza muri amahoro. Niba mutameze neza kandi nagira ngo mbibutse ko dukunda kuvuga ko uyu munsi yari igihe biba bigenda ejo bitari gukunda neza. Ubuzima niko bumeze, nuguhora turwana ni hasi hejuru. Gusa iyo umuntu agihumeka dukunda kuvuga ko haba hakiri icyizere ko ejo ushobora kuba umunsi utandukanye. Wowe rero waba ufite ibikugoye muri iyi minsi, komeza uhatane kandi turagusabira kugira ngo nawe Nyagasani Imana Rurema yo imenya byose igucira inzira, ikorohereze nawe ubashe kumwenyura. Hari igihe umuntu abaho ubuzima umushaririye ku buryo adashobora no guseka. Tujya tubiteramo inzenya ko guseka byongera iminsi yo kubaho, ariko aho kubwira ati ndabaho se, ndabaho kangahe, ndabaho gute ko ubuzima bumeze nabi. Byose rero biba bigishoboka umuntu agihumeka. Nimukomere. Uyu munsi ndanyarutse kugira ngo ngire zimwe muri update mbaha. Nari maze iminsi ntari kuboneka neza, nubundi ntabwo ndaboneka, niko navuga, ariko ndavuze ntireka niyaranje nshaka iminota mikeya mbagezeho izi updates zishobora gufasha abantu batandukanye, ariko cyane cyane abantu bashaka kuza kwiga. Niyo makuru nshaka kubagezaho uyu munsi. Mbere yuko mbagezaho aya makuru, ndagira ngo mbanze ngira icyo mvuga kuri video nabahaye ubushize ijyanye na liste nabatangarije y'aba recruiters bafasha companies ziri mu gihugu gushaka abakozi hanze ya Canada, muri Saskatchewan. Nabahaye urutonde mu by'ukuri ruriho amagence menshi cyane, amakampani menshi atandukanye. Nari nabasobanuriye ko icyo bigusaba ni ukureba contact zabo, abadafite ama website ukaba wajyaho wabandikira, wabona uburyo bwo kubahamagara ukababaza niba barimo bahayaringa abantu, bakakubwira icyo gukora. Impamvu nashyizeho iyo busi yo kugira ngo mubahamagare nuko narabikoze, ndumva narabasangije ayo makuru kuri liste yo muri Manitoba. Hajya nsanga hari igihe baba bari kuri ruya rutonde ariko ukaba wahamagara bakakubwira ko batabikora. Harimo badashaka kuguha amakuru, baba bafite yenda nk'igice cy'igihugu runaka bafashe bahisemo kujya bafasha, badafasha abantu bose. Hakabamo abakwima amakuru gusa yenda bitewe no kumva kuvuga, bumvise accent yawe gusa se bakaba bahitamo kutaguha ayo makuru. Narababwiye ko ari abagiye bayanyuma kandi nkabona ko bayanyimye ku bushake. Ariyo mpamvu rero ari byiza kubanza guhamagara ukumva ko ari ababikwemerera. Hari abakubwira kohereza resume, hari abahita bakubwira ngo booking consultation bazabanze mukorana ikiganiro, hari abakwishyuza amafaranga ya consultation, hari abakubwira ko consultation ya mbere ari ubuntu. Donc na amakuru atandukanye bibasaba gushyiramo umwanya ku bantu mu by'ukuri bumva bari interested, cyane ko ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hari umuntu wabajije ngo ariko se biroroshye ko bashobora gufata koko umuntu w'umunyamahanga w'umukozi cyane cyane uturuka muri Afrika? Yego birashoboka kuko uramutse ufite skills basaba ku rurimi uhagaze neza rwose, ntekereza ko bakaba bafite na need ya skills ufite mu bakozi bari gushaka, ntekereza ko bashobora kugufasha. Zimwe mu mbogamizi twagiye tuvuga zikunda kubaho cyane cyane ku bantu bacu, hari igihe usanga hari imbogamizi z'ururimi, kuko bagukoresheje nka consultation bakumva ku rurimi bitameze neza. Hari igihe mushobora kudakomezanya kuko hano hakoreshwa icyongereza cyangwa igifaransa. Mu by'ukuri umuntu agomba kuba ari ku rwego rwo gukoresha rumwe muri izo ndimi neza, kandi akaba yabikoresha mu kazi, kuko ku kazi uzakenera gukomunika, kuvugana n'abantu, kandi n'urwo rurimi ruzaba rurimo rukoreshwa. Ubwo rero ndatekereza abantu bamwe bambwiye ko bagiye bagerageza, agence zimwe zagiye zibasaba kohereza amaresume yabo, no kugerageza mu kareba. Hanyuma rero hari igihe umuntu ashobora guhita abona nk'iyi video akaba ayibonye bwa mbere, ari ubwa mbere ageze kuri iyi channel, yakumva ndi kuvuga nk'ibintu by'akazi agahita atekereza ko ndi umuntu yenda ufasha abantu gushaka akazi. Ntabwo ari byo. Narabisobanuye, kugira ngo ufashe abantu gushaka akazi ugomba kuba ufite license itangwa na leta, ugomba kuba uri umukonsulta, ariko ukaba warahawe na license, warayishatse license yo kuba umurecruiter uhayaringa abanyamahanga.
hanyuma cyangwa se ushobora kuba ari n'umunyamategeko mu bintu bya immigration ariko ukaba ufite niyo special license. Nababwiye yuko agence zimwe na zimwe ntibizorohera kugira ngo zishobore gukipinga iyi license kuko leta ivuga ko byoroshye kuyabusing. Donc urumva afite iyo license shobora kuyikoresha kuba nabona umukoresha hano unyemerera imyanya ingahe y'abakozi nkaba nshobora kuba naca amafaranga abantu nkabashakira ku kazi bakaza bagakora. Uko guca abantu amafaranga rero kenshi ntekereza rimwe na rimwe bihita bigushamo abantu kuko itegeko ry'umurimo hano ntabwo ryemerera company runaka cyangwa se recruiter runaka ko ashobora guca umuntu amafaranga arimo amushakira akazi. Niyo mpamvu iyo license yo kurikrutinga abanyamahanga agence nyinshi zidakunda kuyigumana cyangwa se n'abayifite bafite uburyo bayikoreshamo yenda muri population bumva bizeye bashobora kuganiriza kuko no gushaka akazi ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo bazajye kukubonera ahantu bagupurasa. Hanyuma ikindi ariko nababwiye ko harimo nk'abantu bayikoramo cyane abahinde akenshi bafite isoko rinini iwabo kandi na hano baba bafite amakampani baba bafite abantu batembere bashize amakampani bakazana bene wabo bajya no gukora muri kampani za bene wabo n'ubundi ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero hakabamo n'abandi ariko harimo abazungu harimo abaturuka mu bindi bice bitandukanye harimo n'abanyafrika harimo aba Nigeria nagiye mbabona bafite izo agence bafite n'ama license n'abandi nukugerageza rero ntabwo rero mba muri icyo kiciro icyo nkora nukubashakira amakuru nkayabasangiza mukagerageza nagakwiye kuba nanagerageza yenda nkabarigiye ubahamagarira kuko yenda guhamagara biranyoroheye cyane ko nkaba ndi bwishyure guhamagara mbafite service y'ukwezi n'ubundi mpora nishyura naba ntayikoresheje binyorohera kuba nahamagara agence zose nkazizunguruka ariko ntabwo umwanya wabinyemerera. Ariko narabigerageje mwibuke ko ariho naje guhura n'umukonsilita witwa Frank muri agence yitwa CDN Visa Immigration Services ndibwira narayisharinze mu video yatandukanye. Nawe ni umurecruiter afite iyo license akaba n'umukonsilita nawe afasha abantu gushaka akazi. Izo information nagiye nzitanga ariko kugira ngo agushakira akazi musinyana kontara ko ugomba kumubera n'umukiriya muri service za immigration no kuvuga ko nakubonera akazi abari nawe uzagufasha gushaka work permit. So service ziwe zindi usibye uko kugushakira akazi urazishyura mukagira na contract. Ibiciro akwibwirira ibiciro muri consultation iyo agusabye ku booking appointment. So agira icyo bita initial assessment iyo ngiye ayikorera ubuntu hanyuma consultation yo kugira ngo muganire birambuye niyo akwishyuza ntekereza aca abantu amadolari nimba atari 125 ni 150 ntabwo mbyibuka neza. Hari umuntu rero ubyumva agahita yenda ashobora kubyirukira agira ngo ni ibintu byoroshye cyane. Ntabwo navuga ko byoroshye kuko urugero wujuje information zawe akazirebaho akabona hari aho ashobora kugerageza kugushakira akazi cyane ko nasobanuye ko yambwiye ko akunda kubonera akazi abantu bo muri santé baba bavuga igifaransa bikaba karusho n'abantu bo muri construction. Hanyuma yabona biri sawa akakubwira ku booking appointment ya consultation uzishyura amadolari 125 cyangwa 150 ntabwo mbizi neza. Hanyuma mukazavugana mukaganira birambuye ukamaza ibibazo wifuza kumubaza byose ngira ngo ni naho akubwirira cost bizagusaba kugira ngo abashe kugufasha mutangirane process. Mu byukuri still amafaranga azamo yenda icyo navuga kiba kiri avantage nuko aramutse yemeye kugufasha ababizi ko azakubonera akazi cyakagombye kuba ari ikibazo umubaza garanti amahirwe ngana iki kugira ngo azakubonere akazi. Muri iyo consultation ugomba kubibaza ukabimenya kugira ngo nibura winjire muri process yo kuba wasinyana nawe contract ubizi neza ko biri garanti ko azakubonera akazi kuko nicyo cyonyine akora. Navuga si cyo cyonyine akora ariko nicyo ashyira mu imbaraga cyane mu byukuri mu gufasha abantu kubona work permit no kubanza akagushakira akazi kaboneka akagusabira work permit ngayo nguko. So nabandi rero ubwo nuko baba bakora kubera ko rero gushaka akazi gusa nta kintu bakuramo niyo mpamvu banagusinyisha contrat kugira ngo izindi services zizakurikiraho nyuma yo kubona akazi baba ari bo bazazi gukorera nabo bagira ikintu babasha kubonamo. Nuko kuntu bimeze. Ubwo rero nujya kuri video yanjye mu byukuri hari abahita bihutira kunyandikira kuri nimero. Hari nimero nashyizeho ku bantu bashobora gushaka service runaka zishyurwa, abantu bashaka ko nabafasha gushaka yenda amashuri, abantu bashaka ama conference yenda bashaka kwatendinga,
abantu yenda bimwe amaviza bashaka kumenya detaye, kuko hari detaye batabaha kuri leta babaha icyatumye bakwima viza. Ariko amakuru muri rusange, ufite ikibazo ushaka kubaza nko kuri video mba natanze, biba byiza iyo unyuze kuri Telegram, kuko niho byoroshye ko nazasubiza vuba, kubera ko nimero mba natanze ntabwo ari nimero nkoresha buri munsi, ni nimero iri mu yindi telefone nyikoresha muri ibyo bintu byo gutanga ama service gusa ku muntu uyikeneye, ntabwo nyikoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Bivuze rero ko kuri Telegram mu by'ukuri niho nshobora kureba cyane, kandi niyo ntasubiza hari abantu tumaranyeho igihe kinini mu by'ukuri bamaze kumenya amakuru atandukanye, ushobora kubaza ikibazo bakaba bagusubiza mu gihe naba ntaraboneka. Mujye mubigenza gutyo, niwandika kuri nimero uri kwibariza ikibazo muri rusange ntabwo byoroshye kuzabona igisubizo vuba nkuko ushobora kunyura kuri Telegram. Amakuru y'uyu munsi rero reka mba ariyo njyaho. Nkuko nabivuze, government yatangaje imibare y'abanyeshuri b'abanyamahanga bashaka kuza kwiga muri Canada, imibare bazafata muri uyu mwaka w'2025. Ndarasa ku ntego. Total ya visa bazatanga muri uyu mwaka ni 437. Ni kubyumva 437, hanyuma birimo ibyiciro. Harimo study permit zizatangwa ku bantu baza kwiga graduate programs. Ubwo no kuvuga na abantu bafite bachelor's degree bashaka kuza kwiga masters cyangwa se PhD cyangwa se indi post graduate program, umuntu aza kwatendinga ni 73,282. Izo nizo study permit bazatanga muri icyo cyiciro. Study permit zizahabwa abantu baza kwiga kuva muri materineri kugera muri grade 12, ubwo ni nko kurangiza segonderi. Abo nabo bajya baza baturutse mu bihugu bitandukanye, cyane cyane abantu bifitiye ku mafaranga yabo bakohereza abana babo kuza kwiga. Izo study permit nazo bazatanga 72,200. Study permit y'abantu badakenera provincial attestation letter. Ku bantu baba babyumvise bwa mbere, provincial attestation ni leta province runaka itanga iryo shuri riba riherereyemo, ikemeza neza yuko ari sawa kuba wabonye uwo mwanya mu ishuri uzaza ukiga muri iyo ntara batararenza umubare wabo bakeneye kwakira nta kibazo. So iyo leta rero urayisaba, amashuri amwe hari igihe agufasha kuyisaba, ariko hakaba n'ayandi akubwira ko iyo umaze kubona admission uhita wisabira n'iyo letere muri iyo province ishuri riherereyemo. Rero hari abantu badasabwa izo letere baturuka mu bihugu runaka leta iba yarashyizeho. Ntabwo byo nirirwa mbijyamo kubera ko ntabwo twebwe tubarizwamo. Uwo mubare nawo w'abantu badakenera provincial attestation ni 48,524 bazatanga. Icyiciro kinini rero ari cy'abantu baherereyemo batandukanye kuva ku isi mu bihugu bitandukanye. Ni study permit zizatangwa ku banyeshuri bakenera provincial attestation letter. Ubwo n'u Rwanda rurimo n'u Burundi, ibihugu navuga byinshi cyangwa se byose byo muri Afrika mu by'ukuri bari muri iki cyiciro. Ni study permit 242,994. Total rero ziteranyije zose zibyara uriya mubare 437. Nizo visa cyangwa se study permit bazatanga mu mwaka wa 2025. Ntarajya kuri details z'ama province, ndagira ngo mbabwire ko murabona ko ari kugendera ku mibare. Bivuze yuko province nizajya wiza umubare w'abanyeshuri gomba kwakira muri uwo mwaka, bazajya bahita bafunga kwakira ama application, cyangwa se amashuri ashobora no gukomeza kwakira ama application, ariko mu by'ukuri ukaba utazabona admission. Yenda amashuri azaba honest ashobora kujya abwira abantu cyangwa se agahita afunga kwakira ama application igihe yaba yaramaze kuzuza umubare w'abanyeshuri agomba kwakira. Mbibutse ko application batanze amafaranga ya application kandi ntabwo asubizwa ahantu hose, ntabwo ajya asubizwa. Niyo mpamvu rero tuvuge uri mushaka kuza kwiga mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka, ari byiza cyane ko nibura uko kwezi kwakagombye kurangira wamaze gutanga application, cyangwa ukabana natangiye mbere ukaba ufite admission already, nibura ukaba waratangiye process zo gushaka visa, cyane ko visa zirimo zitinda muri ibi bihe gusubiza kubera ama application menshi bafite kuva mu myaka ishize. Ni byiza rero kubikora kare, iki ni igihe cyiza cyo kubikora. Ushaka ishuri ryo mu kwa 9 wabikora vuba, kuko waba
uramutse utinze waba uri muri isika kuzatanga application ukishyura na za fizi zawe, rimwe na rimwe nubwo waba wujuje ibyangombwa bikarangira utabonye admission kuko bujuje imibare, cyangwa se wabona admission province ikakwima ya attestation letter ikubwira yenda ko imibare bakeneye yamaze kuzura. Reka rero mbahe imibare yo mu ma province kugira ngo iyi mibare ikintu yagufasha ni ukumenya province nibura izakira abanyeshuri benshi ku buryo urimo ushakisha mu by'ukuri ariho wagakwiye gutagetinga. Intara rero izakira abanyeshuri benshi muri uyu mwaka wa 2025 ni intara ya Ontario. Intara ya Ontario izakira ibihumbi 116,740 by'abanyeshuri bazaza kwiga muri uriya mwaka. Ni ukuvuga ko ni nazo visa zizatangwa, ariko ibyo bihumbi harimo abanyeshuri bazaza kwiga muri graduate program, nabavuze bamwe baba bafite bachelor's degree baje kwiga nka masters cyangwa kuzamura, bizaba ari ibihumbi 21,841. Hanyuma abaje kwiga mu bindi byiciro byose bisigaye bizaba ari ibihumbi 94,899. Indi ntara ikurikiraho izakira abanyeshuri benshi ni ibihumbi 72. Intara ya Quebec. Quebec izakira ibihumbi 72,977. Amashuri yaho menshi akoresha igifaransa, harimo n'ayakoresha icyongereza, bigusaba kubanza ugashakisha ukareba. Intara ikurikiyeho ifite ibihumbi 53 ni British Columbia, Colombie Britannique, iherereye kuri West, ikora ku nyanja ya Pacific. Iyo ntara nayo izakira ibihumbi 53,589. Indi ikurikiyeho na Alberta izakira ibihumbi 32,660. Hagakurikiraho ifite ibihumbi 10 intara ya Manitoba izakira abanyeshuri ibihumbi 10 muri uyu mwaka. Hanyuma nyuma ya Manitoba haze Nova Scotia. Nova Scotia izakira ibihumbi 8,297. Hanyuma Saskatchewan izakira ibihumbi 8,869. Izindi zisigaye yenda reka ngeze aho ngaho, harimo izakira ibihumbi 4, harimo izakira nka amateritwari muri Nord bazajya bakira nko muri za 200 na 300 bakira abanyeshuri bake. Ntabwo nzi nimba n'abantu bakunda kujya kuhiga cyane cyane ko ari intara ari teritwari zikonja, haba ubukonje bwinshi muri ibi bihe. Ntabwo nzi rero nimba abantu naho bakunda kuhiga, ariko wabonye ishuri uramutse mu by'ukuri utekereza gushakira ubuzima muri Canada ukabona visa, nta cyakuza kuko n'abandi baba bahatuye, nawe waza ukagerageza. Aya makuru rero nyabahereye kugira ngo nimba uri mutekereza gushaka ishuri, nibura ubanze ujye kuri liste, ubanze urebe province, kuko navuga ko province izakira abanyeshuri benshi ni nayo ifite amahirwe yo kubonamo admission. Icyo ndi bukore rero, iyi ndabashyiriraho iyi link hasi muri description kugira ngo umuntu wese ashobore kujyaho iyi mibara yirebe, ashobore no gusoma mu detail zose leta iba yazishyizeho. Hanyuma mumenye uko mushobora kubigenza, umenye aho ushobora gutagetinga uri mushaka admission ukurikije imibare leta yatanze. Reka rero ngeze aho ngaho mbe mbasangije ayo ngayo, andi nayo azagenda za buhoro buhoro uko tugenda tuyabona. Amakuru arahari umuntu yakomeza kubasangiza uko umwanya uzajya ubyemera, nzajya nyabagezaho. Ariko kandi nababwire ko hari abantu batandukanye batanga amakuru ya Canada kuri YouTube. Ushobora kujya ugashakisha ukababona batandukanye, bakoresha indimi zitandukanye, igifaransa, icyongereza, mu ndimi zitandukanye ushobora kuyabona. Ntekizarimo n'abanyarwanda bashobora kuba batanga amakuru, nubwo ntazi ibyiciro bibandaho. Hari abashobora kuba batanga amakuru y'ubuzima busanzwe muri rusange, cyangwa se y'amashuri nk'uko mbivuga, cyangwa yajyanye n'imirimo. Mu by'ukuri ushobora gushakisha kuri YouTube ukabona n'abandi bagenda bavuga amakuru atandukanye. Ntabwo ari jye jyenyine, nta nubwo ari jye Kampara. Bivuze ko ndamutse ntabonetse hashobora kuba hari update abandi bashoboye kuvugaho, ukaba wajya umenya amakuru mu buryo bwihuse. Nimugira amahoro, mugira umugisha, muhahe muronke, kandi ubuzima buzira umuze nibwo nkomeza kubifuriza hamwe n'imiryango yanyu. Naho ubutaha muri video bizakurikiraho. Ciao ciao.